Reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi wo subscribe no gushimira cyane nawe utarekora bene mwanya kujya kwikora ibyo basho gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye mu cece mu gace uko bisanzwe n'ikibazo nima nkokora mpibwe njebe niko mbasuhuza mwami byayishuwe ya mihanda cyangwa inkuru ngende bashakira zigiye zitandukanye umunsi noneho wangiye kuba kupita show ya danje irimwo abasari ryarushanwa mwambwe ati yarushanwa uzongera ugarura noneho hari irindi ngiye kubazana rya special ngiye kubagezaho ngubu ndetse tukaba turi kumwe n'umuterankunga Matovu ivuro Matovu niryo rigiye gudutera inkunga irushanwa tukaba tugiye kubanza kuganira kugira ngo mbere y'ibindi byose tuganize se irushanwa yariteguye gute yapanzwe gute rimeze gute rigamije iki nkuko muri kubireba aba bastari nibo turi kumwe cameraman amfashe tugenera nawe kugira ngo banze baganirize ubundi tumenye ngo bimeze bite uyu munsi ntabwo ndi butinde mu intro nkuko muri kubirira kuri screen zacu tugiye kuba tuganira kuri byinshi bitandukanye kamere kuri Nyagahene legend komeye cyane meze neza sava nta kibazo meze neza umunsi ukaba uri muri irushanwa nawe ndirimo cyane reka ndavubite urakoze nanjye ndi muri irushanwa ngiye guhangana n'ikipe ya Nyagahene ariko nizere ko iyangira atsinda ntago badutsinda iratsinda okay meze neza Fofana muri kureba nawe akaba agiye kuba akubita show ubwo niyo bari kutubwira ngo ni ukwiruka kandi ntabyo turaza kubireba meze neza meze fresh nawe ukaba urimo hanga ugiye ugafatamo wa pampa ari guhindura imyenda rero gagiye gushya reka negere meze neza meze bo hagiye gushya hagiye gushya mukanya bava ntabwo twate kumenyereye gukora wambaye kabutura ariko byanga bikunda noneho ubu ngubu ugiye kudukupita show reka tubyitege fisi yo ngo bimeze bite man ibintu ni wane ugiye kudukupita show tugiye kubakubita show ngubu hashye hahire rimwe n'ubundi nta myaka ijana nako nta myaka igihumbi ariko ijana yo nzayimara nago kubera Imana inshallah nago mbizi neza hanyuma tugiye kuhatwika kabisa hashye okay reka nakire umuterankunga w'irushanwa cyangwa iki kiganiro cyo kugirana meze neza Mr Matovu ndaho meze neza nta kibazo rwose meze neza ndaho nta kibazo mbanza no kugushimira ku bwirushanwa wateguye by'aba bantu by'aba stars batajya birirwa bagenda gutya batajya bakora siporo mbaze gushimira cyane ubundi urabizi ko iki ari nk'igice cya kabiri ubwa mbere twe twakoze mwigire hino cya mbere kugira ngo nibura turwanye ubundi umuganga nyawe cyangwa se umuganga gakondo abagomba no n'aba bastari bagomba kwivuza cyangwa se bagomba gukora siporo kugira ngo imitsi igororoke baturinde nibura kugira ngo bajye hora kwa muganga niyo mpamvu rero nyine twashyize irushanwa rya kabiri ryo kugira ngo abantu biruke basimbike umugozi kugira ngo nibura turwanye indwara zigaragara mu kudakora siporo ese siporo hari abantu bajya bavata siporo n'ubundi niyo nayikora n'ubundi mubiri wanjye nta kibazo ntago nzarwara cyangwa nta kintu bizagira ubundi umuntu udakora siporo ingaruka zo kudakora siporo nizi ingaruka zo gukora siporo no kurwara imitsi kwihina kurwara amavi imigongo za rubaga impande zidakira ibyo byose bituruka ku ngaruka zidakora siporo ikindi hari indwara tubona nka za diabete cyangwa se kugira imivuduko amasukari akabije ibyo byose biterwa no kudakora siporo rero iyo ukora siporo ukabasha kunywa amazi ibyo ngibyo biri mu bintu birinda uburwayi kandi burinda abantu bose kuba bahura n'izo ngaruka nkahita nibaza ntese nk'umuntu wahuye n'ibyo bibazo atarakora siporo izo za diabete rwa izo ndwara uramufasha urazivura tuzi ko uri muganga Matovu n'ubundi uramufasha zigakira cyane rwose niyo mpamvu ndamufasha zigakira niyo mpamvu tuba twashatse kugira ngo dushyireho iyi siporo mu bastari bacu kugira ngo nibura nabo tubarinde izo ndwara nibura tutazahura nka muganga Matovu ambwira ngo arwaye ibigendanye no guturuka ku masukari cyangwa se imitsi na za rubaga impande turabafasha rero bigakira bikagenda neza abo byamaze kwataka byafashe abari abarwayi ari abanyarwanda abantu muri rusange batugana nko ku ivuro kwa Matovu abo tubasha kubafasha bikagenda neza hari n'akandi kashanwa numvise ngo ko kagendanye n'umuco wa kera cyangwa umuco gakondo ibyo ubisobanuraho gute ubivuga iki
urabona kuva na kera ku Rwanda rwacu rwa hambere abanyarwanda bari bafite umuco wo gukora siporo bagakora ibitaramo urumva bakaba bakina bakajya gukirana bagasimbuka urukiramende bagasimbuka imigozi ibyo rero byari ibintu byari umuco gakondo umuco nyarwanda ari nayo mpamvu n'uyu munsi wa none tugomba kusigasira uwo muco gakondo wacu umuco w'abanyarwanda bo hambere ibitaramo babaga bari kumwe ugasanga urubyiruko rwahuriye ku kibuga burimo rurirukanka kugira ngo abize mbere kera hari ukuntu bajyaga babona ku mashuri bakora icyo bitaga gukina ubute ugasanga agakoni ariko ngo gusimbuka urukiramende ibintu nk'ibyo ibyo ngo biri muri bimwe wateguye bari buze no gukora gusimbuka urukiramende no gukina agakoni cyane rwose ibyo niyo mpamvu nyine navuga ngo iki gice cya kabiri gitandukanye n'icyambere cyambere twari gukina cyangwa nagati no gukina agakoni nyine bakita agakoni cyangwa se no gusimbuka urukiramende ibyo rero biri mu muco nyarwanda uko nahoze mbivuga ni umuco w'abanyarwanda wa kera hahoze habayeho tugomba gukomeza tugasigasira ngo turi ba gakondo turabavuze gakondo ni niyo mpamvu rero ibyo tugomba gukora byose bigomba kuba ari gakondo twibutsa abanyarwanda gukora siporo twibuka abanyarwanda kugira ngo uwuba n'uwo muco bawusigasire cyangwa se n'uwafatiranywe wenda atarabasha kubona ubwo bwa siporo indwara yaramwatatse hanyuma noneho akaza kwa muganga amatovu tukaba twamufasha kumuha imiti imufasha imuvura abantu bo hanze n'iki wababwira ku bijyanye no gudakora siporo yenda baba ari mu bipangu cyangwa abagenda n'imodoka batabasha gukora izo siporo akenshi nkunda guhamagara n'abantu bo hanze bambwira ko bafite ibibazo by'imitsi za rubagimpande icyo nabagiraho inama nuko aho bari hose akenshi abo tuvugana n'abanyarwanda bari hanze ntabwo bagomba guta umuco gakondo cyangwa umuco wacu w'abanyarwanda bagomba gukora siporo ibyo bakoraga n'ubundi bari mu Rwanda bari no hanze y'igihugu bakabikora bagakirana bagakina ku gakoni bagakina umupira bagakora siporo ibyo byose bibarinda indwara none bamwe bampamagara bambwira ngo twararwaye nibura bikabagabanyiriza uburwayi ndumva rero ntari icyo ngicyo nta kindi okay igice cya mbere wateguye umupira bakina umupira kandi ngo binagenda neza iki ni igice cya kabiri cyo gukina agakoni ndetse no gusimbuka urukiramende igice cya gatatu cyo bimeze bite n'ukuntu numvise ngo hari na filime uri gutegura y'umuco bakambara imyenda ya gakondo iyo filime nayo ni iki wayivuga uri gutegurira abantu iyo filime turimo gutegura kugira ngo abanyarwanda cyangwa se abasitari bacu se n'abandi babyifuza tubabika imyenda ya gakondo imikenyero abakenyere abagabo bambare imyenda dukora igitaramo tubyine tuhamirize mbega dukora umuco wacu w'abanyarwanda bo hambere tutagomba kwangiza cyangwa tutagomba kwanga gusigasira kuko gusigasira nibyo by'ingenzi kandi by'agaciro ayo marushanwa cyangwa n'iyo filime ibyo byose uri gutegura tubyite ngo ikiri kubiye mu izina rimeze gute ni ukuvuga ngo ayo marushanwa cyangwa se n'ibyo turimo gutegura ubundi nabyise dukomeze twiyibutse umuco gakondo w'abanyarwanda kandi dusabana dukora na siporo urakoze cyane vava karame gusa ngewe nahoze mbwira Imana ngo nabonye muganga ahingutse n'imodoka ndavuga ni Imana warakoze kuko waduhuje n'uyu mugabo mu Rwanda hakeneye abagabo nk'aba ngaba uyu mugabo ngenda mukunda cyane nkunda guhamagara Kiroso nkamubaza ni umugabo w'intwari kuba turi ahantu nkanga tukabona umukire nk'uyu nguyu aje kutureba biratunezeza cyane agatakazi akaza kutureba twumva ko natwe hari imbaraga zidasanzwe zindi zituri inyuma ngewe rero nkunda abantu b'abakire ariko ntago ariko bose bakunda abakene ntago ariko bakire bose basabana n'abakene ariko we afata umwanya we ibyo yari bukore akabireka akaza kutureba nyine tukumva turishimye kuko twumva ko dufite umuterankunga nyine tukumva ko ahari tukumva dukomeye kare twabonye Clement umuhamagara ati ngwino agusuhuze tubona aranze numva ngiye birambabaje cyane kuko mba numva ko akwirengagije atakwitayeho kandi nkagaruka mvuga ngo niba mfite ijana ryanjye mu ruhago riraruta miliyoni 50 za wa mukire igihe nyihumeka irakoze cyane Nyagahene nawe uri umuntu mukuru n'icyo bavuga kuri irushanwa tugiye gutangira cyangwa twanatangiye natugikomeze iri rushanwa rero kuko tugiye kuritangiza mu kanya ntabwo turikora buri gihe kenshi
Yaratangiye gukina umupira ubu ngubu tugiye gukina agakoni twatangiye ku mupira ubu turimo gukusanya abakinnyi kuko bose ntabwo babonekera icyarimwe kugira ngo noneho dutangire tuniyibutse n'ibya kera agakoni ubute kwihishanwa burya no kwihishanwa nawe ujye n'ubuhanga hari ukuntu bashaka kwihisha ukuntu ukamushaka ukamubura. Mama wa Pampe nigire hano noneho tukazakomerezaho n'ibindi no gusimbuka urukiramende gusiganwa ku maguru ibintu nk'ibyo. Buriya nzova ziko yansiga ari he hari buriya nzovu ngo twirutse ngo yansiga buriya niko abizi. Tureba ikipe itsinda indi hari ikipe yawe n'iyanjye uzatora umukinnyi umwe cyo ko ndaguha fisi urya fisi arabaye Mama wa Pampe ese uramamagaye niki bava kuri uramamagaye Nisha mwangiye ikindi vugaho nje kurikina ku buryo ndi bunaritsindire kubera ko nagiye kwivuza kwa muganga Amatovu arambwataye amaguru vitangana gutyo n'impamvu nakuyemo n'ikabutura reba ukuntu angana nibwo bwa mbere muyabonye nibwo bwaduye n'inyuma ho akora siporo nibwo bwa mbere muyabonye ntabwo nigize ariko ntabwo ariko garagara neza uri kuyabona wakintu ati udakoze siporo n'amaguru asanduka yashwanyo ubwo rero ubwo nagiye kwa muganga Amatovu arambwatira Mama wa Pampe jya muri siporo wakina agakoni wakwibarangura wasimbuka uzaze umwigisha ukora ibyo ushaka ibyo ubasha. Ubwo rero akaba aricyo kintu cyanzanyana bigatuma nza nambaye n'ikabutura nibwo bwa mbere abafana banjye bambanye nambaye ikabutura waca bahitaga impari wakintu kera yari impari none ubu ngubu twahise ikabutura kubera iterambere dufite. ubwo rero nicyo kintu gitumye nza nambaye gutya nambaye n'inkweto n'isogisi byose birimo wakintu nkabanje mu irushanwa ryo kugira ngo ngwanye ubumuga bwose mfite imitsi umutwe ariko amazi yo mu nda yagumemo naze gushiramo mwana wa mugabo yabaho ubwo rero muganga nimba yashiramo oya muganga nakajyanga yakuramo bwasubizamo. ubwo rero akari cyo kintu cyari kinzashimira muganga Amatovu antumiye ngiye no kwigura mituweli pe numva nararembye hari amafitemo amafaranga ngiye kugura mituweli muri pochette yanjye Fisi gira hino gato ariko nshimiye Imana ko bamamaga bungiye gukora akazi kose. Fisi twagiye ubu ngubu ugiye gukina n'agakoni na Nzovu ndetse na Mama wa Pampe tuzenguruka ikibuga n'iki wowe wabivugaho mbere na mbere ndabanza gushimira muganga Amatovu ku bw'ubwitange bwiwe n'ubushake no kuvuga ati reka nze nunganire abana cyangwa se urubyiruko twebwe hanyuma akaza kutuba hafi. ndamushimira kandi mubwira ngo akomereze ku muhigo yihaye n'urukundo atugirira hanyuma kandi agumya kuvura abanyarwanda neza. hanyuma icyo nabivugaho n'abo hanze y'u Rwanda n'abo hanze y'u Rwanda ndabizi hari abadiaspora benshi abo mu ntara ya Gatandatu abo mu Bufaransa mu Bwongereza abari kugenda afasha abari hirya no hino ari kugenda afasha. hanyuma ikindi ubwo nyine urabona gukora ibi bintu ni ibintu byiza cyane kuko bituma dusabana kandi ikindi tukayihura amaraso yacu cyane cyane ko nkanjye munini amaraso yaragiye hamwe usibye ko muganga Amatovu ari kugenda nanamfasha ariko ngenda mererwa neza. hanyuma rero ndabashimira cyane. ubu irushanwa tugiye gutangira muganga niki warenzaho kugira ngo dutangire iri rushanwa kandi nawe waranariteguye niki wabwira bano bantu? icyo nababwira no kugira ngo bagire courage kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bugende neza kandi nanjye mbari inyuma turi kumwe muri byose nka muganga Amatovu nzakomeza kubafasha mu bishoboka byose aribo ndetse n'abanyarwanda muri rusange. urakoze cyane. bwo bategereze iki gice cya kabiri bategereze n'icya gatatu ndetse n'iyo filime igamije no kwigisha umuco nyarwanda. ibyo byose turabiteganyije rwose abanyarwanda bakomeze badukurikirane n'abo hanze n'iyo filime bazayirebe turimo dutegura umuco nyarwanda n'ibyo byose bazabyo babikurikirana kandi nabo bizajya bibafasha hari inyisho bazajya bakuramo. murakoze. murakoze cyane nk'uko bisanzwe reka dutangire irushanwa ryacu. abakinnyi mu twabona tugiye ku kameramani ntaze gukuraho kamera tugiye gutangira batoranwe ubundi tubiheresho sawa turi kumwe.
Okay, ready, mood, action. Ndavuga Nyagahene niho dutangirije irushanwa ryacu. Dutangirije irushanwa ryacu nko muri kubireba. Kabaye. Amaye nka se turabona. Mama papa akaba aribo bahereje. Nzava akaba ahereje 50, Nyagahene ahereje 50. Mama papa nguwo nko muri kubireba. Ibintu bishimije cyane kandi bibereye amaso. Mutari n'abavuze ati reka nirukanke ngemo. Dore imbogo n'umfasha agati. Fisi akaba arabahereje Fisi. Fisi. Bava bakaba aribo bageretse. Kabaye. Bakaba aribo bageretse. Bakabahereje. Undi mwana Fisi bakabaye. Popo bavuguyeho. Fisi bakaba aribo batsinze. Fisi akaba arahagiye. Arahagiye igihe harimo hitabuvuyemo nimumbwire. Nimumbaze rwose. Icyo ni igitego cyawe kimwe. Okay. Twakomeje Nyagahene tangiza mukomeze. Umukino udasanzwe rwose w'abasitari nkuko twabibabwiye ko tugomba kuza tubaha show. Twakomeje. Twakomeje. 1 2 3 Fafa nukomejeho. Nawa musore watsinze Fisi. Tubibutsa kuri irushanwa ryabereye kuri kibuga cya Malaria hano mu Kiyovu. Nzovu akaba ari kubirigita cyane arirukanka cyane Fifi bakaba ariwe bahereje. Nzovu yirukanka cyane nk'agasekuru k'impeshyi. Aranyaragasa mama papa niwe bahereje. Nyagahene akaba afashe agakoni. Umukino ubereye ijisho cyane hano. Mama papa ugenda nk'ifarashi hano. Nyagahene ngo arabibye. Fisi bakaba aribo Fisi akaba aciye imbere. Akaba Kabuturenda gutakara. Kabuturenda gutakara nanone. Ikindi gitego itimu ya mama papa ndetse na Nzovu ikaba yibasiye itimu ya Nyagahene ndetse na Fofo kakaba kabaye. Fisi akaba yituye hafi. Kameraman afatira Fisi. Ibiri kubusa ku munota wa gatanu bikaba bibaza ko ibitego bibiri kubusa. Ku munota wa gatanu itsinze Nyagahene ibitego bibiri kubusa. Bibiri kubusa. Baba uratsinda nta gitego uratsinda. Nta gitego uratsinda wowe n'iki bivuga? Nagitsinze. Wagitsinze? Nagitsinze cyambe. Wagitsinze nde? Nagitsinze Nyagahene. N'uburyo areshye. Namutsera mwemeza. Nyagahene mama pare kuvuga ko yagutsinze. Natsinze Nyagahene. Batsinze Fisi. Natsinze Nyagahene. Niko ari njyewe kapiteni w'ikipe. Papa ntabwo bamutsinze. Biri guturuka kwa Nyagahene. No. Fisi bikaba ari we uri gutsindisha ikipe. Fisi bamfashe dore n'ubu ntareba. Irushanwa tugiye gukora ry'Ukamende tudatsinze mwese akongeraho indi minota ingahe? None si ubwo ngubwo ariko Fisi kubera ko yananiwe. Fisi yananiwe turamusimbuzaho gatoya. Nta kibazo. Fisi imeze neza. Umeze neza bagomba gusimbuza. Ndahashiriye. Ibitego byose ngo bivuyeho. Nanjye ntabwo bandenganya ndi munini.
ariko bizagenda biza gake gake. bizagenda biza ariko urishimye ndishimye nsaba badukurikiranye bakore subscribe kuri Fizz TV. Mfite YouTube channel yanjye niyo yitwa Fizz TV, bakore subscribe ariko nzamenyera tu. reka tugiye mu rindi rushanwa, reka babe bagusimbujeho gatoya, noneho uburuhuka turaza kugaruka mu kanya mu kindi gice cy'ubukiramende. Nta kibazo, kandi ikindi nababwira mfite TikTok yanjye yitwa Fizz TV, nawe bajyeho bamfollowinge bakurikirana ibikorwa byanjye, na Instagram yitwa Fizz TV. Murakoze cyane. Okay, sawa cyane. Cyane kubabwira mwabanye uburyo yiruka bavuga ngo ndashaka ngo kwita nawe kujya na nyagahene muremure nabi njya kudukuba mwatsinze mubana bareke kwirata kuko iyo batsinze nuko njyewe natsinzwe kubera ibiro byanjye, urumva bareke kwirata. Hari umuntu ungana na Fizz urimo hano? Nta n'umwe. Wavuze ngo impamvu watsinze iyi kabutura mbaye ni bwoko ki? Uburu n'umweru ufana Rayon Sport. Ikipe yawe impamvu watsinze ngo nuko ngo Rayon Sport ngo uri gutsinda. Niyo mpamvu nyaganire namubwiye ko ndi umutsinde, none koko tubatsinze ibitego bibiri, ngende kumwe na mama wa Pape na indi kipe yanadutsinda. Mama wa Pape niyo mpamvu agomba kujya mu myitozo, arakuze ariko ubonye ko kwirukanka bishoboye. Mama wa Pape ni umuniga koko, niyo muntu ntabwo arasaza, ni mwana duze. niyo mpamvu nta kuntu yatsinda nanjye nsinde. Okay, nyagaye tugiye kongera dukore Fizz mwamushimbuje cyangwa Fizz twamusimbuje, ubu ngubu tugiye gushyira amaraso mashya, hanyuma twongere twigaranzuriye ikipe habayemo icyuho gitoya cy'imyitozo mike, ariko ubu ngubu turi tayari basubire ku murongo.